hari uburyo ki uyifata we mugabo warangiza ukayikoza kuri rugongo y'umugore, ewana ukayishimashimishaho, noneho hari igihe umugore atwarwa, hasi biravuga hejuru biravuga, hasi biravuga hejuru biravuga kigasega kigapfura ibizi ku buryo noneho ugera ukavuga ati ariko mana we kose hashimwe Imana yampaye uno mugore, ndakozaho ibizi bigasohoka, nagira gute nkagira gutya nagira gutya, ugasanga nyine ibintu byagize gute. Hello, nizere ko mumeze neza cyane, ewana fresh igicamunsi cyiza rero, natwe igicamunsi ndabona kimeze neza, hanze hari akazuba, Imana iri kugenda ibikora neza, akazuba akavura, akazuba akavura, ndakeka neza ko abahinga murimo murishimira ibihe byiza muri kugira, ndetse n'abandi muri rusange. Uyu munsi rero tubafitiye inyigisho imeze gutya ewana namwe mujye mwibaza iyo ngiye gutangira inyigisho atanya nisetswamo n'iki, ubwo nawe urabyumva haba hari impamvu ikomeye noneho hahiye mugiye kuvuga ati ese ibyo bintu noneho ni ibiki? Hariho abantu batabizi, hari igihe ushobora kuba nkurikiranye ubizi ariko hakabaho na mugenzi wawe utabizi. Niyo mpamvu rero ubwenge burarahurwa, niba utabizi baho kugira ngo wigishwe nyine tu. Hari uburyo ki uyifata we mugabo warangiza ukayikoza kuri rugongo y'umugore, ewana ukayishimashimishaho, noneho hari igihe umugore atwarwa, kigasega kigapfura ibizi, kigasega kigapfura ibizi ku buryo noneho ugera ukavuga ati ariko mana we kose hashimwe Imana yampaye uno mugore, ndakozaho ibizi bigasohoka, nagira gute nkagira gutya nagira gutya, ugasanga nyine ibintu byagize gute, byabaye niba navuga ngo munange, niba navuga ngo iki simbizi nyine mu bintu byumvikana ugasanga ibintu byabaye wane. Icyo cyo kinyarwanda mbonye cya hafi nubwo nacyo atari cyo cyanyacyo. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe akenshi na kenshi usanga biriya bintu bishobora no kuba byavamo kuba umugore yarangiza ako kanya adatinze. Niba umugore wenda wawe atarajyaga arangiza ugasanga ararangije kubera uburyo wajya uyishimishaho gake gake, ibyishimo kikarira, maze se urugira ngo kiba kiri kurira, aho kiba kiri guseka kiba kirimo giseka ugasanga nyine kiri muri bwibwi kwa kuntu kwa kuntu ujya wumva kimagino nyine kirimo kibwejagura kivuga ukuntu burya nibyo byishimo byacyo. Umugore nawe ari muri sheni we no buriya abagabo mwaranagowe n'amarira y'umugore wanezerewe byose byahuriye hamwe hasi muri hari ukuntu abana bajya bafata akarimi bakakagobokamo kwa kundi nyine cyo kivuga tu, no ugasanga n'umugore sheri we hasi biravuga hejuru biravuga, hasi biravuga hejuru biravuga ugasanga ibintu nyine byabaye amayobera wabuze aho ufata wabuze aho ureka, nawe uri muri utu noneho ugatwaza nawe bikarangira waba warangiriza kuri rugongo bitewe n'uburyo ki byari byanejeje umugore wawe byamunejeje, nawe birakunezeza, bituma noneho nawe ugira gute urangiza, kubera ko cyaririmbye hasi hejuru araririmba, kiba kirimo kisetsa hasi umugore aririmba hejuru, mbese ubwo urukumva uzi abantu babiri bakwakirira hamwe sha bari mu byishimo bimwe, bari muri muti imwe, abantu babiri bakakwakira hamwe, n'umunwa w'umugore uri ukwawe, ubwo uri kumva byose bifatira hamwe hasi hejuru, mbese bikamera nk'aho muri korari aleluya noneho kwa kundi hasi kiririmba no ku munwa umugore akaririmba, niko kwa kundi nawe ugeraho ugatwarwa uko bagenda nawe ugenda bikarangira wagize gute, nawe ubwawe wikanze warangije. Ukuvuga ngo rero urumva ni ibintu biba bidasanzwe, ni ibintu by'ubumara, ni ibintu biryoshye, mbese sinabona ukuntu mbikubwira. Nyabuneka mugabo, niba utajya ubikorera umugore wawe gerageza ubimukorere, kuko ni ingenzi ku mugore wawe kandi azabikubahira anabigukundira. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza, bye.